yewe nararaye mama we nanjye nararaye. Nateye urugo rw'umuntu numvikana n'umugore we, noneho umugabo arampara aradufata, adufashe ntumbuka nambaye ubusa. Bakunzi ba Nyabirungu TV, nkuko mumaze kubimenyera rero turi kugenda tubashakira abatumirwa mushobora kuba mwari mumaze igihe mutari kubona, abenshi rero mukagenda mubatubaza muti bari hehe, baherereye hehe. Nkuko bisanzwe rero nanone turi muri Shama Guest House ikorera mu murenge wa Masaka, akarere ka Kicukiro, aho twakomeje kubabwira nanone ko badufitiye byinshi cyane birimo accommodation, harimo bijyanye na massage, sauna, ahageze wakibonera byinshi bihari. Turi kumwe rero n'umuntu niba navuga ngo ni kabuhariwe karahabutaka, abenshi nimvuga izina murasanga mumuzi. Mbere na mbere ntambaye neza. Murakoze, nibisanzwe. Nibisanzwe n'ubyusha. Indwara ndwaye rwose. Ni indwara ndwaye. Ngira ngo hari wavuga ko izina Katarebe Jerome nta muntu utarizi, mubamaze igihe ntiyababeshye. Ntabwo yababeshye rwose, keretse utumva Radio Rwanda. Utumva Radio Rwanda. Duhera aho ngaho Jerome. Utangira utubwira, twibwira utadusondetse, kuko utwibwiye nzi ko ufite byinshi, ariko gerageza utwibwire utadusondetse, utubwire ubu buriwe, kuko izina benshi barariza ariko ntibari bazi uwo ari we. Niyo mpamvu twakuzanye kuri kamera za televiziyo yacu kugira ngo abenshi bakurebe. Nitwa nkuko byivugiye, nitwa Katarebe Jerome. Aba narakoze mu bintu by'itangazamakuru igihe kirekire mu cyitwa Gahurenforo, yitwa RBA. ubu ngubu nakoze imirimo inyuranye mu itangazamakuru, njyana no muri marketing, no mu mvaho. Nuko ubu ngubu nkaba nsane naho ndi mu kiruhuko, ariko nkakorera RBA nitwa umukonsilita. Uracyakorera RBA uri umukonsilita. Hanyuma ku buzima bwawe bwite, turabona uri mu kiruhuko cy'izabukuru, urakuze, ufite n'umuryango. Ubuzima ni ubusanzwe, ndi mu rugo, ubundi nkaba nagiye kuri RBA. Nuko ni ibisanzwe mu rugo, umuntu nta burutuntu akora, ubuhinzi, ubworozi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo nabonye umwanya n'ibyo nkora, ubundi buzima bugakomeza. Jerome, hari benshi ntekereza ko iryo zina bamaze igihe baryumva, ariko uvuze ko barimenye cyane kuri RBA. Utekereza ko ariyo mpamvu yonyine yatumye rimenyekana, cyangwa hari ibindi bikorwa wagiye ukora? Ni ukuvuga ko mu buzima bwanjye nta RBA niyo nakoreye igihe kirekire, ko natangiye ku itariki 5 z'ukwa gatandatu 1979. 79? Nari mazemo imyaka hafi 33. Nuko rero gukora mu cyitwa Gahurenforo, najyaga namamaza n'imvaho yasohotse. Hanyuma uretse akazi gasanzwe, kubera ko n'ubundi abantu bakina ikinamico muri RBA mu Ndamutsa, ni abantu ubundi basanzwe bakora, abenshi n'abakorera kiriya kigo. Ubwo ni ikinamico warazikinnye nyinshi cyane, ari zo kuri radio no kuri televiziyo. Nakinaga amarole principal. Wabyitwaraga mute hanze hako biba bitoroshye iyo ugarutse? Ni ibintu umuntu amenyereye, famiye hehe, nta kibazo, kubera ko bagera bakabimenyera nyine bigitangira, bakwibazaho, bakagira ibibazo bakubaza, ariko iyo bamaze kubimenyera nyine wumva ari ibisanzwe. Cyane cyane ko ari film, ari ikinamico, biba bifite ikintu byigisha sosiyete y'abantu.
tugaruke kuri wa mwuga wawe w'itangazamakuru ho gato. Ubu bivugwa ko hari abanyamakuru bakoze uriya mwuga mu gihe cyashize, bidashobora gupfa ko ushoboka ko bakibagirana amazina yabo, bagize amazina akomeye. Jerome Katarebe ubona byaraterwaga n'iki kugira ngo kiriya gihe itangazamakuru umunyamakuru wafashe izina na n'izi saha bakiri mu mitwe ya benshi? Iyo uvugira kuri radio kenshi abantu barakuba, iyo bakuzi baravuga bati ni kanaka, batakuzi iyo bakubonye bakabambwira ati dore kanaka kuriya, mwabone mujya muvugira kuri radio cyangwa se wabone mwabonye kina amafilime. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Rero nta se mubwire ngo ikimubwire ko ari abanyumvise kera, ari abakenyumva ubu ngubu. Iryo zina rya Katarebe Jerome riravugwa, rirazwi rwose, kubera ko usibye ko nabimaze n'igihe kirekire ariko nanubu ndacyabikora. No kuvuga rero ko n'ubu ngubu banyumva, naho nyura mu muhanda bakavuga ngo dore wabo ubundi sinzi babwira niyo ntaba ntavuze ndatambuka bakavuga bati dore wabo ubundi. Ubu mwabwira undi ati uriya kinamico, uriya undi akabwira undi, ku buryo hari naho mba ndi mu modoka navuga ngo iryo jwi tujya turyumva kuri radio. Urumva rero umuntu avuga no kuvuga ko abantu benshi bamwumva, kandi abantu benshi bumva radio birumvikana. Yego, ngira ngo ntabwo narishatse kuvuga ko ritakivugwa, ahubwo wenda mu mwuga w'itangazamakuru niho ryabaye rivuye, ariko warukomoje ku bikorwa by'amakinamico n'amafilme. Ni nka yahe wakoze yagiye agira amazina akomeye muri kino gihugu na role wakinaga? Amafilme amafilme aca kuri televiziyo. Ya mbere twahereyeho, ya mbere nakinyemo bwa mbere yitwaga Ryumeho gusa, bakunze kwita Mbirikanye. Iyo ngiyo kugenda n'ifite role ya procureur. Ninjye wafashe Mbirikanye arihinduye ikiragi, yarajujubije abantu, yarabatwaye mu mirima yabo, yarabahuguje intama. Mbirikanye ubwo yabikoraga ate? Yaragendaga akajya mu murima w'amakawa agasarura. Umurima utari uwe, nyirawe yagira ngo aravuze ikaba intambara bakarwana. Akagenda yarafite amaheri menshi. Ubundi yari umukene rwose, wabaga afite inda urazizi, ndazibona, zijojoba ku mwenda we. Noneho akagira n'amavunja, nyine bya bindi bigaragaza umuntu w'umukene. Bukeye rero sinzi umuntu wamuhaye itungo ry'intama kugira ngo amwororere, ariko azanamwiture. Intama iragenda irabyara nyinshi. Noneho nyiri intama aje kugira ngo amwiture, afatanya n'umugore, ahubwo baramuhondagura. Bimutera, yitwaga Nzabandora. Ubu ngubu yitwaga Nzabandora wa Kinyorore, niwe Gitefa n'ubu ujya wumva. Gitefa narumvikana cyane. Hanyuma we nka procureur ngiye nka procureur, ubwo ngubwo nyine baje kundegera. Bahuriye ari babiri. Haje uwo nguwo w'amakawa yambuye umurima w'amakawa, haza n'uwo nguwo yambuye intama. Noneho bombi bandegeye mutumaho, muhereza convocation. Araza, ahageze ndamubwira nti ese ibi ngibi bakurega nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Aratangira yihindura ikiragi. Ariko ubwo iyo convocation namwoherereje, hakaba hari undi mugabo ngo w'inshuti ye w'umunyamategeko witwaga Bigona Bishenga, niba mugiriye inama ngo azihindure ikiragi, ngo ntawurega ikiragi. Bigona Bishenga nawe bari kumwe mu rukiko. Bigona Bishenga ageze aho ngaho aravuga ati rwose ati umugabo ni ikiragi, nawe arabihamya. Umugore witwaga Nyirantaho nawe arabihamya ati uyu muntu ni ikiragi kuva twabana, ntabwo nigeze numva avuga. Ubwo ngubwo nyine wamugize umwerere, namubwiye ngo nagende. Amadosiye nari mfite n'imashini nari mfite mu biro byose yagize atya, arabisambaguza ajugunya hasi. Amamashini atura hasi, byose amadosiye yose ajugunya hasi. Ndavuga ntese uwo mugeni, ubwo nibwo mfashe icyemezo cyo kujya gukora nkete ku ntebe, kuko niba ari ikiragi.
yaratuye ku musozi witwa mu Mironzi. Ndikora mfata kamera yanjye, mfata rikoda, ndagenda ndayoboza, ndagenda ngera kwa Mbirikanye. Nsanga hejuru urwagwa arimo gucuranga korodeo ni cya cyuma abapadiri bakunda gukoresha mu kiliziya. Noneho nsanga arimo kuyicuranga, umugore we nawe yayizihiwe, arimo kubyina. Ababyinnye bizihiwe, ko bambonye barikanga, babyina bavuga baseka cyane, baseka rwose. Bambonye barikanga, baravuga, ndabahumuriza, ndababwira nti rwose ntimugire ubwoba, njye ndi umuntu ufite stage mu itangazamakuru, ndi umunyeshuri muri kaminuza, nje kubashakaho amakuru ngo mbaganirize, hanyuma muziyumve muri radio no kuri televiziyo. Bati nibyo, ubu tuziyumva muri radio ni cyane. Ngaho rero komeza ucurange, ni nawe byina rwose. Kajya mutera ngo nyewe nararaye mama we nanjye nararaye. Bakora nkakoma mu mashyi nyine nkabizihiza, barabyina maze kubafata amajwi nuko ndigendera. Bukeye mutumyeho mwohereje convocation, asana nyine n'umugore we, azara none avuga ati none ntangiye kumubaza nyine ibyo byaha akora. Nibwo atangiye ati nagatsindwa n'Imana. Mpita nshyiramo ya ntuza ya recorder, byose ibyo nafashe ari amajwi ari amashusho byose ndayibereka, barabyumva no kubagwa mu kantu. Atangira Mbirikanye atsindwa cyo n'ubwo nyine mpitamo. Hanyuma izindi wagiye ukina wibuka? Indi ni ya tubwira izo wakinnye na role wakinaga. Kibundabunda iyo yitwa Kibundabunda, ubwo nitwaga Kibundabunda, nafite role ya Kibundabunda. Wowe witwa Kibundabunda? Nakinye nitwa Kibundabunda, nafite role principale muri iyo filime. Ubwo Kibundabunda wakoraga ya ubundi iyo ngiyo yitwa nta ucira umwana urwambehe, niba ntibeshye. Yari kwari ukugaragaza ukuntu abana barerwa, cyane cyane abana bagiye babyarwa mu buryo butifuzwa, cyangwa se ukuntu abana bakwiye gufatwa neza, kubasigasira kugira ngo bagire uburere bwiza, banakure neza, ari mu buryo bw'ubuzima, ari mu buryo bwo kwiga iki. None rero bikamfasha. Iyo role nakinaga ni jyewe wajyaga nkora amakosa yo gutera amada abakobwa hirya no hino, abagore b'abandi. Nta ngaruka byakugizeho aho wari uri? Oya, muri uwo mukino igisekeje nuko nateye urugo rw'umuntu, numvikana n'umugore we. Noneho umugabo aradufata, adufashe ntumbuka nambaye ubusa, agenda nitura mu rutoki, nkurikiza imijugujugu myinshi, ariko ndamucika, imyenda yanjye njye nyitaho. Ariko hari ibyo tumaze iminsi twumva mu itangazamakuru ko ibyo bintu bineze muri iyi minsi. Ubundi mwabikinaga n'icyo gihe biriho? Ntabwo ari muri iyi minsi gusa, kuko biriya byabayeho kera. Yego wenda ubu ngubu birakabije, ariko mbere nabwo byabagaho. Iyo shusho yo kubona umuntu asohoka byanze. Nuko iyo ni iya kabiri nakinnye. Ya gatatu indi ni izo kuri televiziyo, ubwo hari n'iya Rusisibiranya nyine, ndimo guhuguza imirima y'abandi, nkanakosha umukobwa wanjye inshuro nyinshi. Ni wowe wakinnye witwa Rusisibiranya? Njye wakinnye nitwa Rusisibiranya. Tukiri aho ngaho ndagira ngo nkwegereze mikoro, tubwire udusisibiranyirize rwose bari abagabo bagushinjaga, twumve uko wabigenje. Harya wowe uti wampaye inka ngo yo gukosha umukobwa wanjye, ubu waza ukanyereka mu nka ntunzariya, wanyereka inka yawe irimo gwenka, wowe utarigeze n'ingurube ngo wankosheje, wari kuyikura he? Nibazana inzoga twenywera, naho ibyo bindi byo urimo bivemo. Uriya nawe ngo namutwariye umurima. Nagutwariye umurima wa cyane, wari umurima ugira umurima niko, ahubwo zongera kukubonamo. Hasigaye yewe zana icyo kunywa aho ngaho, hasigaye nenywera, naho reka abantetaho gusa ngo bafite amaka, bafite imirima. Mwigira se mwayikura he? Uri mwenye mari se? Urakoze cyane Jerome.
hanyuma ibyo byamaraga kuba urasisibiranyije birarangiye. Birarangiye ariko amaherezo nyine burya nta minsi y'igisambi ibibazo ni 40 bageze aho ndakacirwa. Ubwo ni filime nakinnye ni Rukara rwa Bishingwe, Rukara wishe umuzungu. Ariko kuyikina Rukara rwa Bishingwe mwakiniye mu Gahunga k'Abarashi rwose no kuri paruwasi. Wari Rukara rwa Bishingwe wowe? Njye wari Rukara rwa Bishingwe. Ni wowe wishe umuzungu? Njye nishe umuzungu harimo bakiniye kuri paruwasi ya Rwaza hamwe, ahandi nyine tugirana n'ikiganiro n'umwuzukuru wa Rukara. Ariko ubwo nyine hari nyine mbese ukuzi Rukara uko ugiye wumva umugani wa Rukara, niba ari umugani niba ari iki kumwe bivuga muri radio, niko twabikinnye n'umuzungu nawe yari ahari, nawe ndamwirenza. Mbese kwita ko ntiwakebuka. Ubwo nyebutse nyine umuzungu usanga akenyere afite baronete hano ku ntuza, ayifite hano ku mukandara, ndayimushikuza imutera mu mutima, nahuranye umutima umuzungu mutsinda aho ngaho. Barirukanka abantu batega karayate induru ziravuga. Ubwo iyo ni filime ya kabiri nakinnye ya gatatu ya Rukara. Hari wakoze uretse gukina filime n'amakinamico wamamaje ni mu Mvaho. Ni iki kindi kintu wamamaje ukavuga uti publicité nkoze? Namamaje byinshi kuko sinazisubiramo ngo uratubwira publicité imwe wakoze ku buryo na nizi saha iyo yibutse? Iyo nakoze yasekeje abantu cyane. Yego. Ni publicité ya hygiene. Hygiene yadushishikariza kugira ngo twubake imisarani ifite isuku, imusima, inasakaye, imeze neza. Hanyuma no publicité nyikora ni ari je wigize umuturage nubatse wese y'intangarugero, ariko nyitindisha mitumba y'insina noneho hejuru ndenzaho agataka, ikiraho n'agasima ariko kadafashe neza. Gitifu arebye ukuntu iyo toilette isize ingwa inyuma n'irangi n'amabati meza, mbese gapimye neza ubona. Ubwo rero abwiye abaturage ati dore uriya niwe mugomba kureberaho mu kubaka toilette intangarugero mu baturage. Gitifu arabazana nyine ngo baze kureba iyo toilette nubatse kuna kubatse n'abakigireho. Agiye kwinjiramo ndamubuza kubera ko nari nzi ko imitumba ishobora kumuha. Nyabuneka Gitifu kwinjiramo reka maze ndarize kwibaka ntabwo uruzi. Gitifu atoya ati reka ninjire nge nkandagire mbereke n'ukuntu bakandagira kuri wese batayituma hejuru. Umutumba wa mbere yakandagiye Gitifu waramuhurudukanye no muri toilette. Hanyuma ubwo avuze induru ati munabara abaturage bati aramwisha. Ubwo ngubwo mpita nyerera ndagenda, naje kumva nyuma ko bamwohereje umugozi bakazamuzamura Gitifu bakamukuramo. Iyo ni publicité yakoze yasekeje abantu benshi. Izindi ni izihe? Zirahari nyinshi hanyuma hari amakuru nigeze sinzi niba ariyo uriya Mukeshabatware wigeze kuvuga ko mwakoranye igihe kinini. Twakoranye igihe publicité. Hari publicité ashobora kuba yarakoze ntiyamugwa amahoro kuko ngo baje kubura ibyo yamamaje ko bihari. Wowe izo ngaruka ntazigeze zikubaho? Ntabwo publicité ntabwo nari nyirimo, ariko ibyo ngibyo byarabaye kuko hari ibintu byo kwa muganga yamamaje barabishaka barabibura, kandi yaravuga ko bihari hose ku bwinshi ntaho bitari. Sinzi bari bagiye kumufunga habuze gato. Wadusubiramo akajwi gatoya mu byo wigeze wamamaza? Ibyo namamaje sene iyo namamazaga buri munsi ni Imvaho yasohoka, kubera ko yasohokaga kuri wa mbere atangira avuga ni umusogongero w'Imvaho nimero iyi niyi. Imvaho ntibacike kuko amakuru arimo areba buri munyarwanda wese. Bantu mwese mushyidikanya kujya muri mitiweli,
iyi mvaho irabasobanurira ukuntu agaciro ka mituweli n'ukuntu mituweli ifasha abaturarwanda kwivuza mu gihe baramutse barwaye. ubwo ngubwo ikaba ari article imwe ivuyeho, nkajya ku yindi article nayo nkamamaza bityo kugeza igihe imvaho nyirangira. Kugeza imvaho aho wazishyiraga mu gihugu hose, nduzi ko ari mwe mwazihashyiraga ngaha nahiri kwa runaka. Havuga nimugeri Kayonza murayisanga kwa kanaka, nimugeri Rusizi murayisanga kwa kanaka, i Muhanga ni kwa kanaka. Bakababwira ko zagurwaga. Zikagurwa nyine nuko. Kubera ko umuntu yazamamazaga nyine abaturage bateraga iperu bakajya kuzigura bazishakisha. Iyo wamamazaga neza hari n'igihe nyine wakabya ukavuga article ukayitindaho rimwe na rimwe bikaba bitanahura, ariko rero nyine ugashishikariza abantu kugira ngo bayigure. Ni nk'iyihe wigeze gukora iguha agatubutse Jerome mu bijyanye ni publicité? Publicité nakoze nibagiye kukubwira ko nakinnye na filime ya Gacaca nakinnye filime ya Gacaca. Gacaca zigitangira wabonaga ko manitse ku byapa hose mu Rwanda. Yangiye ndumva ariyo nakoze kama agafaranga gatubutse ya Gacaca. Iyo ya Gacaca nakoranaga na ba Mukantaganzwa, uyu wayoboraga inkiko Gacaca. niyo nabonyemo agafaranga, ntabwo yari menshi ariko rero ariko waravuze uti yarabyibuze. Byari 700 ngira ngo. Mu buhe mwaka Gacaca zitangira se bwose? Mu buhe mwaka? Nawe tekereza yuko igihe Gacaca zatangira harimo ibibanza nka 2 aho hantu. Wabimenye rwose nahise ngura ibibanza 2 Masaka ndabifatanya n'ubu niho ntuwatse. Urakoze, ubwo ni nacyo nashaka gusorezaho. Abantu bamaze iminsi batakubona mu ruhando rw'itangazamakuru cyangwa se uretse mu makinamico bakumva, ariko nk'uwavuga ati ndashaka guhura na Jerome tukaga. Hari na benshi mwakoranye ntekereza ko n'ubu baransura bakaza tukaganira tugasangira icupa bakagenda. Ubundi nkajya muri RBA nitwa umukonsilita. Ubu uri gukora muri RBA uri umukonsilita? Ukaba uri mu kiruhuko cy'izabukuru? Kandi mu kiruhuko cy'izabukuru nafashe pansiyo. Jero, urakoze kutwemerera kuganira nawe. Murakoze cyane namwe, mugira ibihe byiza.